Imana ishimwe ku wiki gitondo ciza Imana iduhaye kubana namwe. Hari ibyo tuvuga ko umuntu ategura akaba n'ibindi Imana itegura. Rimwe na rimwe iyo dufashe urugendo bawumva waruhuka kubera ko ubuvuyeho wari uri vuga, ariko nyine hari igihe bitaza bikunda. Turashimira Imana ko yabanye natwe nk'uko abamaze gushima babivuze, twabitekereje tukabigambirira kuza, Imana ikabitwemerera, turayishimiye. Ikindi turashimira Imana ko twasanze ababyeyi ari bazima, kuko nico catuzanye. Wenda nubwo twavuga ubutumwa, ariko hari nabo nabwiye babisaba cyane, ndababwira njyewe sinaje mwivuga butumwa, naje kuramutsa ababyeyi. Rero ibyo kumbwira ngo se kuko intaje kukuramutsa, sinaje kukuramutsa. Rero abantu bagira ibintu bibavuna. Hari wambwiye ntaraza ngo se ngo naraje ngo sinaza kubaramutsa. Ndamaye se narisha indege ngo nzoze kukuramutsa. Abantu baza baremererwa n'ibintu bitakagombye kubaremerera. Banza kumenya umuntu yazanwe niki, kuko abo sinorisha indege ngo nze kubaramutsa, tibyo ukunda. Kubera ngo uko mubyeyi yavuze by'ukuri, twari tugize iminsi natwe twari tubakumbuye. Sinari nzi ko bova ruguru ntibabi wanje, sinageze mbyumva, ariko nyine niko byabaye. Ariko kandi rimwe na rimwe ibintu bigenda bihinduka, no kubi wanje byaba. Ariko kuba nababonye nishimye cyane cyane pe, nishimye rwose. Kandi nubaha ababyeyi, nkunda n'ababyeyi. Sinza nshaka ngo bavuge ijambo. Ikindi gihe kandi mama yigeze kumpamagara ndi mu Burundi, arambira ngo ninumva arampamagaye nzi. Naciye muri plane nta muntu wawe ihaca. Bushize twaravuganye ambwira ijambo rimwe, nama mvuga ngo ndashaka tike iboneka mu kuzimu, iboneka mu kirere, ndayibona. Kubera ko Bibiliya yagiye twigisha ibintu byinshi tukabimenya tukanabizirikana. Kenshi hano abantu bazanwa n'amakwe, bakazanwa no kurwaza, bakazanwa n'ibiriyo. Ni gake nyine biba biremereye kubera inzira y'ikirere. Ariko nabonye ikindi kintu cyoshobora gufasha umuntu no kuza kureba ababyeyi. Icyo rwose kiroroshe kubikora. Rero ndashimira Imana ko nababonye. Ndibaza ko aho nzaja kuvuga ubutumwa bizabingora, ndiko numva n'abandi bari hirya muzihangane muzoze kundamuza. Nzahoza nicarana nabo, twicare mu gatondo tugeze nijoro, dutandukane ngiye kuryama. Niko umutima uhaye mbuhira. Noneho iminsi mfite ndebe ko tuba nk'abarangizanya, nubwo bitoshira, ariko tuzatwara umwanya kubana nabo. Ndashimira na mwene data, nawe n'ababyeyi arabafite, ariko nyine mba numva uruhare runini ninje wari ukuriye kurugira. Ariko ndabashimira nabo kuri icyo gikorwa cyiza. Ndashimira n'abandi babyeyi mbonye hano, nabo twari tugize iminsi tutabonana. Shimiye Imana ko babona ababyeyi, Imana ibaha umugisha. Ndashimira kubona n'abakristo. Uyu mubyeyi yaje kuramukanya ino, ariko ni umukristo shumbye, ari kumwe n'umwana we. Nawe ni umukristo, yasengaga burakeye. Abantu bose basenga burakeye ndabubaha. Ino ndagira ngo si cyane tubazabikora, muzabyirekere mwebwe. Hanyuma ndashimira Madame Pasteur nawe kubana nawe n'abandi. Kandi twishimiye kudutumira. Mwene data yarabimbwiye, arambira ngo tuzabane iki cyumweru. Numvaga wenda nshika nkaruhuka, ariko abinsabye ndamane nta kibazo
tuzabana. None rero tugiye kubana ubu mu gatondo ngo nani mugoroba uko Imana iri buse kudushoboza. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaefeso ibice 5 n'umurongo wa 17. Ibice 5 n'umurongo wa 17, urwandiko Paulo yandikiye Abanyefeso. Wenda abantu baraza kumfasha gusoma, reka nsoma ubu dutangira, ariko hagira undi uri buze ikindi. Ahubwo madame wavuze sinari nakwibutse pe, usibye ko pasiteri n'igihe naje ngira ngo sinzi niba twarabonanye, titwabonanye igihe nari mberuka ino pasiteri nkabona arinze, ariko madame rwose sinari muzi, kandi duherukana kera, ni kera pe, kera tukiri abanyeshuri ba Bibiliya. 5:17 haravuga ngo nuko timukabe abapfu, ahubwo mumenye ico umwami wacu ashaka. Ni uwo murongo wonyine gusa. Nuko ndimukabe abapfu, ahubwo mumenye ico umwami wacu ashaka. Ngira ubwoba kenshi kwibaza ngo ise ibyo tuzadukora byose biba biri mu bushake bw'Imana. Ndaza kubabwira intambwe nka 7 ziza zituma tudakora ibyo Imana ishaka. Nasanze abantu 80% n'ibyo dushaka, ndetse uzarebe n'igihe cyo gusenga, uzarebe mu masengesho yawe uzoyasenga uyarangize utavuze ngo Mana ibi nsenze, ariko hazabeho ubushake bwawe, ntawe uzubisenga. Nayo mpamvu iyi Imana itinze kudusubiza cyangwa ikadusubiza ibinyuranye n'ibyo twatekerezaga, bitubabariza iki? Nuko twayibwiye ngo turashaka uko. Kandi kenshi hari ibyo dukora ababyeyi batubwiye kandi aba ari ngombwa, ibyo badusabye tukabikora. Hari ibyo abana badusaba tukabikora, ubushake bw'abana, n'abana bakemera ubushake bw'ababyeyi. Ubwo nibwo buzima. Hari ibyo leta ishaka tuzadukora, nubwo tutabishakaga tukabikora. Nuko nibwo buzima nyine, bene uko nguko. Ariko se ubundi muzamubona uko muzamubona ibintu twadukora ari ubushake bw'Imana? Uziko ushobora kuba mu bintu Imana ikakureka kandi bitari mu bushake bw'Imana, hanyuma ukazibwira ngo nibyo. Bibiliya yavuze ngo iyo umuntu adakora ubushake bw'Imana aba ari igipfu. Kandi kuba igipfu si ukutamenya kurya no kwambara no gushaka amafaranga. Oya, ubupfu ni ukutamenya ibyo Imana ishaka. Twaremewe gukora ibyo Imana ishaka, gusohoza ibyo Imana ishaka, kugenda uko Imana ishaka, kuvuga ibyo Imana ishaka, kureba ibyo Imana ishaka, kumva ibyo Imana ishaka. Ubwo nibwo buzima. Nzambwira abantu nje sinda ndi mu gushakisha ndebe ko nzaba bishop kabibaza Imana, ndebe ese birakunda. Ariko nawe ngagira ubwo nje uri mu kunanirwa kuyobora itorero rimwe, naba bishop nkazayobora amatorero 5. Hari ibyo tuzabazwa imbere y'Imana kandi tukazatangara. Twabikoze tunezerewe, twabikoze biryoshe, twabikoze tubona biri mu murongo, ariko nitugera imbere y'Imana ikubaza. Tumanuke rero tuvugane ibintu nintabisoza
tuzabisoza. Ikindi gico bavuze ni murehe indege nzaza, ni mutayiri hasi nzaza. Mbaye mbabwiye kuko ntimuntumira ngo ndihe indege nje nyine ntayo nori, kuko sinzoba mbakumbuye gacane jotuma ndihe indege, ariko ni murihe indege nzaza. Sige ngibateguje ejo mutazaza kungora, nimumara muvuge hano ngo mwarantumiye ngo ndanga. Sinzanga, ni murihe indege rwose nzaza neza, kandi nzaza mbabwirize ntaco byica. Icyambere rero niki kize gituma tutakora iby'Imana ishaka, kandi nico twaremewe gukora iby'Imana ishaka. Ibyacu ni ibyanyuma. Nuzodusoza ibizodusoza byose uzubanza umenye ngo se ibya mbere nakoze ni iby'Imana. Kubera yuko Imana yigeze kureka abanyisiraheli barakore baba mu bintu babibamo, ariko Imana ikababwira ngo ibyo murimo ntiduhuje. Kubagaza babwira ngo muzamunshima, ngo ariko imitima yanyu iri kure, muzamuririmba muzamusenga kuko niho Imana izireba. Cyambere kutumva no gusobanukirwa neza ijwi ry'Imana. Kutumva no gusobanuka. Hari ushobora kumva ntasobanukirwe nimba ari ijwi ry'Imana ryamubwiye gukora ibyaha yakora, gukora mu byaha aja gukora. Paulo yigeze ku bantu basoma igitabo cye byakozwe n'intumwa, pasiteri ndabizi ko yigeze gufata gahunda yo kuja kuvuga ubutumwa ahantu Imana iranga. Aho simba shaka garuka ndakwereka ibyo wereka buriya kuvuga n'ubutumwa nabyo biba mu murongo w'Imana. Ese Imana irabyemeye? Ese iyo ngiyo irabyemeye? Kutumva ijwi ry'Imana kandi kuba mu rusengero sibyo bisobanurwa kumva ijwi ry'Imana. Oya, waba mutazawumva. Kandi ndamana gizoza ngo muyibone. Imana ibahangaha yamara igaca mu muntu nk'ubu nkavuga, namara kuvuga ukavuga uti rwose ndumva Imana yavuze. Samuel wa mbere. Noneho umusome, umuntu umwe nadufashe gusoma. Twihute rero ducunguze uburyo umwete. Samuel wa mbere 3:7. Samuel wa mbere gice cya 3:7. Bibiliya iravuze ngo ariko Samuel yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Komeza gato. Uwiteka hamagara Samuel ubwa gatatu. Arabaduka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Noko Imana yigeze kuzana Mose, ibwira abanyisiraheli ababwira ngo Mose niwe uzumenya ijwi rya, niwe nzoza mvugana nawe wenyine, mwebwe azuza azababwire mwumve. Uko muri mukubona abantu basaze, reka nkareka ndakaretse mutima urambe yo ninkareke. Noneho Mose wenyine iramubwira ngo uzuzamuka nuvugana nanje ugaruke ubwira abahaba ngo buce abagabo bane bamabaza ngo bashike babwira Mose atari ko ukundi twakijijwe twese ninde utazuvugana n'Imana. Hari ibyaha uzutubonana
ni wewe Imana yavuze ngo uzugenda uvuga gusa wewe wenyine baragumuka. Mose ngo arababara aragenda, Imana iramubwira ngo genda ubabwire bazi, genda ubabwire bazi, ihute vuba vuba. Kumuza mubona Imana idushira mu myanya ya marikazi ivugana n'umuntu muri wa murima arimo. Tiwavugana iby'abashumba utari umushumba. Nta Mana yo kubwira ijwi ry'ubushumba ryo kuyobora utari. None yoza kuvugana n'umuririmbyi ko nabonye umusara aririmba neza cyane, yamuhishurira uburyo bwo bundi bwo kuririmba, ikamuha n'irindi jwi, ikamwongorera, ikamubwira ati abantu uri mu kuririmba ariko tibapanze neza, zubapanga gutyo. Ariko niyo vugana na iryo jwi sinuryumva. Twebwe twahawe gushumba, kwitegereza, kugenzura, gushyira ibintu ku murongo, gucyaha, guhanura, guhana, nibyo Imana yaduhaye. Dutegerezwa kandi Imana itegerezwa kuvugana natwe, dutegerezwa kumva iryo jwi yo kugira ngo tubone uburyo dutunganya ibyo bintu. Kandi jewe sinzi ko bashumba bacu, jewe sini mu kubona neza. Wavuganye n'Imana? Turi mu kubona neza niyo muvuganye se? Niyo ikubwiye se ngo ngutunganye iby'ubushumba? Samweli aza kubaza se, kandi si se wari wamuhamagaye, aja kwa Eli ati ariko se ko wayimpamagara? Undi ati singewe rwose. Asubirayo, asubira ubwa gatatu, ise ngo amenya ko ari Imana yamuhamagaye, ko ari ijwi ry'Imana. Twebwe twahawe kumenya amajwi, Imana yarabiduhaye. Nibyo nzambwira abantu, Imana yarabiduhaye. Nimba utaranabihawe tukwiriye kuba umushumba no kwita mu mugozi. Nibyo nzambwira abantu. Kibazo ikintu gikomeye mu buzima nabonye, nabaye mu tuntu twinshi, nta kindi kintu kigoye nko gushumba. Nico kintu kigoye kiremereye pe. Ndakizi myaka 26 ndakizi, ko ndashakisha uburyo muvamo, kandi ko nabona bifite inzira. Nduhuke umutima, nduhuke kabisa, kandi ni mukubona nimara gusezera ku responsibility nzakora. Utararamererwa n'itorero, utarumva uburemere bwaryo, utarahura n'ikibazo cy'itorero, azagira ngo none n'umucezo. Utarabona abantu bakubwira ngo turakwanze saba timwe ngo mwobwirwaga n'abandi nawe. Ariko nanone ni byiza nuko tuzanabihemberwa, nitubikora neza tuzabihemberwa. Iryo ni isezerano ridahinduka. Amen. Zambwira abantu ntaco nzanigisha abakristo ndakora, aba barabizi ntaco. Icyo ndakora sinza nkivuga, ako ntanaco ndabona abakristo bakora ntokora ntaco. Sinje kubirataho, reka. Iyo tugeze mu gutanga, yatanga menshi kubera ko afite akazi kenshi karekare, ariko nanje yo notanga no yatanganye. Nta mukristo wavuga ngo arasenga gusumba uko asenga. Ntawo uvuga ngo abimbere y'Imana kuruta uko mbi imbere y'Imana. Ntawo uvuga ngo azasoma Bibiliya gusumba uko nisoma. Haya. Ntawo uvuga ngo azanezererwa Imana gusumba uko ninezererwa. Ntabyo. Ahubwo babinyuma yanje bose, babinyuma. Jewe jejwe kumenya ijwi, ese uyu muntu bimeze gute, ibyiwe byagenze gute? Sema amen. Igituma tudasoza iby'Imana ishaka tugakura cyane. Nigeze kuja Bukavu musi umwe, hariho umusore umwe n'umukristo
aza kunda gufatikanya n'abapastori bakantumira mu ivuga butumwa none nja mu rusengero wabo ndahumirwa arahaguruka arashima Imana ko Imana yamuhesheje umugisha yubatse amazu 2 nuko ariko hari wikigega cyo kubaka nkuko numvise babivuze none ngo ndangize ndababwira nti mubara amatura ari muri cagiseke baragenda baja kubara baratinda tabwise ko mwatinze baraza baranungurira bati nta mafaranga yagiyemo giseke cyaraho ndahaguruka mbaza uwo musore ariko n'umuntu warushatse tama isarya washimye ko uhayubaka inzu ya kabiri ati ni Imana yagufashije ati iya mbere ni ya kabiri ati none habuza amafaranga mu giseke wubaka inzu ya kabiri murumva ubwo bujiji bwacu kurubaka inzu ya kabiri none nari kumbwira ahubwo ngo kubera urukundo ukunda Imana kandi mudafite umusengera wari kuba muri iyo ya mbere ayo ya kabiri mukayatangaga mukubaka tibishoboka timuna bikora nama ururimi nirwo rwa mbere wa mbere urunguru ese turi kumwe reka mbabwire simbisobanura byo umwanditsi nzansoma ibitabo by'umwanditsi umwe ngo ni Dage ni umunyabwenge ukomeye n'umudokiteri yaravuze ngo mu buzima habamwe amajwi 12 hariho amajwi 12 umuntu azayumva abaho kandi aragushaka wewe 12 irya mbere nijwi ry'Imana niryo twatuvugana kumenya kumva ijwi no kurisobanukirwa ijwi ry'Imana irya kabiri nijwi rya Satani azavuga ijwi rya gatatu nijwi ry'umwuka wera ayo ni amajwi atandukanye hariho ijwi ry'Imana hariho ijwi rya Satani hariho nijwi ry'umwuka wera irya kane nijwi rya Bibiliya jambo ry'Imana Bibiliya izivuga ijwi rya gatanu nijwi ry'abahanuzi abahanuzi bagira ijwi nubwo nuko baducanze nabo bikigi ijwi rya gatanu ijwi rya gatandatu nijwi ry'abungeri abungeri bagira ijwi kandi dutegerezwa kumenya uburyo abungeri bazabavuga ijwi rya karindwi nijwi ry'umubiri umubiri ugira ijwi umubiri uzuvuga buriya muri mu kubona aba bantu bigira gutya bose ni uburyo umubiri uri mu kubabwira umubiri ugira ijwi ry'umunani ngira ngo ijwi ry'inshuti inshuti zigira ijwi hari wavuze ngo niba ushaka kugira ngo umenye ngo umbwire abo mugendana ndamenye uwo uriwe inshuti zigira ijwi ry'icenda n'ijwi ry'ababyeyi ababyeyi bagira ijwi utegereza kumenya imvugo y'umubyeyi avuze gute ese ashatse kuvuga iki ijwi rya 10 n'ijwi ry'uwo mwashakanye umudamu cyangwa se umugabo gihe kimwe nigeze kuja ahantu turi abanyeshuri tuje ahantu gufungura mu nzu nyirinzu aratwakira ngo arangize tuwaye turya aravuga tuwaye turya tugejeje hagati aravuga ngo tugeze ku ndabo tugeze ku mauwa tugeze ku ndabo ndibaza indabo tugezeho tuwaye turya ziba hanze ngo buce haciye igihe ndagenda ndamwegera namaze se biriya bintu wavuze wa munsi wavuze ngo tugeze ku ndabo twaturya wari ushaka kuvuga iki ati se warabibitse cyane arambaza ngo se wowe ngo ntajwi ubwira muzamuvugana n'uwanyu ibyo niho nabyumvise uwo munsi wenda ajwi muzamuvugana iyo tugiye kuvugana tuzatuba nk'abasohoka aravuga ngo kurya yavuze ngo imboga zashize twageze ku isahani yari ifite indabo
isahani yari ifite indabo, aravuga ngo twageze ku ndabo. Bundi abana barezwe isaza mureba cyangwa nyine akamenya ko amubwiye, akamenya ijwi ry'ayo maso. Cumi na rimwe, ijwi ry'ibyifuzo byawe, kandi niryo riba mu mitima yacu cyane, ijwi ry'ibyifuzo. 12 n'ijwi ry'ibidukikije. Ngira ngo abantu bize l'éducation des filles, abantu bize iryo somo muri pedagogie, nimba ari pedagogie, ndagira ngo iyo twiga ibidukikije bigira ijwi. Ngira ngo nicyo gituma abafaransa bavuze ngo l'homme est naturellement beau, c'est la société qui le rend mauvais. Umuntu ngo azavuka ari muzima ari mwiza, ariko ahavukiye niho hazahamuhindu, hakamugira uwo agomba kubaho. Ibidukikije bigira ijwi, kandi ibi bifite imbaraga. Ariko ibihigo ndimo kubona muri ibi bihe, kandi biri mu rusengero. Ibintu ndimo kubona mu rusengero, mureke muzabona namwe. Ntitwatuja mu ijuru, muhoshi tugende. Zabona ibintu sinzi, ibintu ndimo kureba ibintu biri mu rusengero, nkavuga isuku abakristo bo uko tuzobona abapagani baze. Ejo bundi nabo nimba namwe nzangunda gukuraho utuntu tumwe umuntu umwe yavuga ngo baza banywa inzoga, ngo bamara ngo abantu bagakosana, ngo bamara gukosana abanywa inzoga, ati hasi bakabiri tukama duhuza tugasura tugahurira ku nzoga. Ariko aravuga ngo jameni, ngo sasa ngo nimeshanga ngo kwa kanisa ngo abantu baza bakosana, ngo bakaba baratandukanye, ngo sasa ngo mtu anaweza akachague wapi, ngo ni mu kanisa cyangwa ni harya abantu banywera. Bahura vuba, bagahuza vuba, bagakundana vuba, ariko mwitorero niho mapepo yose yaje. None twobwira abapagani ngo bakizwe baje mu mangumi. Bibiliya mvuga ngo tubicitegererezo, sema amen. Isi ndigira ngo sinza baciye umugani ni bamuzehe ngo iziraye hamwe ngo ntizazibura kugira gute. None se ariko nyine wa mutima wa Yesu Kristo, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Dawudi nico Imana nico muri bimwe mu bintu bine Imana yakundiye Dawudi, nico kimwe guragira ngo umutima umenetse wo gusaba imbabazi, kandi imbabazi ze zikaviriya. Sema amen. Byakozwe n'intumwa. Shaka ndavuga 2 cyangwa 3, ibindi wenda nishaka tubikomerezaho ku mugoroba. Byakozwe n'intumwa ibice 9 n'umurongo wa 4 n'uwa 5. Ihute ndacyaraha kumva ijwi ry'Imana. Ibyo dukora tubanze tumenye ko turi mu murongo w'Imana. Byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 4. Agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sauli Sauli, undenganyiriza iki? Umurongo wa 5 aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu urenganya. Sauli yari ataramenya Imana, ariko ikigutangaza atunguwe n'ijwi ahita arabimenya. Aramubwira ngo Sauli undenganyiriza iki? Kwa nini? Kubera ikukora ibyo, kubera ikuri muri ibyo ngibyo. Sauli ngo yikubita hasi yamavuga ngo unani wewe Bwana, urinde mwami. Kubera ko yahise amenya ijwi ry'Imana. Nico cyatumye Imana imwiyereka vuba vuba. Nuko yamenye iki? Yamenye ijwi. Nutinda kumva ijwi ry'Imana, uzatinda kuja mu murongo n'ubushake bw'Imana. Uzakora ibyawe kandi bizagufana.
Yesu yigeze kubwira abafarisayo, ibanga usoma Yohana wumve ijwi, kandi ijwi ryawe indutira amajwi yose n'amanumva, kandi ijwi ryawe indutira amajwi yose n'amanumva. Haleluya! Ijwi ry'Imana, nta jwi ry'Imana ryo kubwira ngo wangane n'undi muntu, nta jwi ry'Imana ryo kubwira ngo ndugasuhuze undi muntu, nta jwi ry'Imana ryo kubwira ngo zunguyu, ntaryo. Iri Imana yaravuze ngo ntukazura musuriya ngo ntukazumusoza ry'Imana iryo nda iryo si ryo ndakubwiye naje nuko ganje ndazamvuga ngo neretswe uko ndahishuriwe siryo. Soma harya narimvuze ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:43. Yohana 8:43. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Niki gituma mutamenya imvugo? Kuki mutamenya ijwi ryanje? Yabwira abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi aho nuko mutabasha kumva ijambo ryanje. Nuko mutabasha kumva ijambo ryanje. Banza ukomeze. Igituma mutumva ijwi ryanje, igituma mutamenya imvugo yanjye, nuko mutazamwumva ijambo ry'Imana. Aho muko muko kuri so Satani, mukomoka kuri so Satani. Komeza. Kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Icyara. Haleluya! Nibyo mushaka kugira guteguka, mushaka gusoza ubushake bwa so Satani. Igituma mutazamumenya ijwi ryanje, umenye n'imvugo yanjye, nuko mukomoka kuri so Satani. Sinzi indirimbo bagezamo ntawo na 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 abami babiri niko gukunda isi n'ijuru, hari wabakunze ubutunzi bw'isi bakaburutisha ubw'ijuru. Sema haleluya! Ntawuko ntibikunda ntiwoba hagati y'amajwi abiri. Arabwira ati mwebwe mukomoka kuri so Satani timwonumva. Kiswahili yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, namwe murabicanye. Bundi muzamubwira ngo kwicana nugutema umuntu. Mbere yo kwica umuntu ngo mukure kubanza kumwica mu mutima. Hariho abantu bagenda barisha abandi bakabica mu mutima wakavamo. Yarapfuye urumwicanye ngo ntiyo kwirwa mu mutima, arakwirwamo waramwishe. Indumbi z'abantu zugenda wikoreye mu mutima uko bimeze gute? Wakwibohoye ukigendera we. La 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 la. Kandi Yesu yaratsinze, yewe mwana w'umuntu. Yesu nakubohora, uzahora ugenda wemye, kandi uzitegereza uzuye umunezero. Haleluya! Nakubohora ni wumva ijwi ry'Imana uzabohoka kandi kenda wikoreye amantu ugize isi irakuruhije, usubire kandi urushwe n'abantu nawe ubikorere. Ibyo bintu wewe wobishobora? bose ukimererwa neza ukaryama ugasinzira. Nigeze kubwira umupasiteri twakoranaga,
ngamana ndukaza wikanga sinzagukuraho sinzakurwanya sinzakubeshera nubona ndakuremereye nzagusezera nimara nje munsi y'igiti nzi by'Imana yambaye tangira akazi Imana ndimo noyifamwo nundi kuteze dupfike twose uzibera amahoro rwose pe ta kibazo uzoza uryamusinzire nihagira ukubwira ngo mudaheranwa ngo ameze gutya azoba yakubesha nje ntawe bakamubwira ngo nibaza gutorera representant legal ngo ninje uzoba wa mbere kambwira nije sinzitoza ndabu representant ndiho simbushoboye se kwikorera ingorane n'amajari buyo muri yisi nzoza nivugira ubutumwa nimara ngende nimereye neza mbwira abantu ngende utukatuke uvuga vuge nzoba nagiye undize gusigara utuka umuntu yagiye biba bitwaye iki simba mbaye numva ubuhawirusha ndimwageze muca umugani ngo umugaye uzuga ngo uzuvune wawugaye ngo wawuga wagize gute higaramiye iyo urapfuye urawereye naje ndaryamye nawe ukandi usare ngo yongeye kuryama nkamutekereza nigeze umudamu umwe yigeze kurwara noneho musumwe haramira uninze musengera ndagenda mu Burundi ndamusengeye ngo mare kumusengera mu gitondo nje ku rusengero aramira uninze hano ndaza atuzi ikintu nari ndwaye tese ni ati n'umuntu wandiye amafaranga agisimisa ati ko nageze mutekereza nkandika muri agenda uko mutekereje nkandika muri agenda ati imyaka ine irashize nzanandika muri agenda atari ko waje ngo nsengere ndakira nakise ndamawuzana iyo karma arayizana yitwike arayitwika tugende ushaka uwo muntu umubwire ngo ndakubabariye ifaranga ndazihebye myaka inarwaye akaza yandika ngo yamutekereje ngo uburyo yamubabaje uzandika ugeze ryari wabiretse ukaruhuka ese ko birumvikana mwabana haraho ngo igituma mutumvishe kujya musa na so satani uwo kwereye kera yari mwicanyi mu bandi mu buzima nico kintu nzanirinde mu buzima bwanjye bwage Kristo nico kintu nzanirinde ni nwanye kintu combabaza ngo nimara ndambabaye reka nayo mpamvu sinzi urugambo kuva nabaho sinza ngambana iyo nagaye ikintu ku muntu nzamuhamagara kamubwira ngo nico gihico gena rimbabwiye twigeze kugira twazo nono nari mpagarariye nabaga muri committee executive bayinkuraho urumva rero ko abantu bari babwiye iwacu ngo simeze neza ayinkuraho responsabilité ayinkuraho ngo buke ndagenda nje mbona ko ibintu bimeze nabi ndamusaba nje kwiga ishuri ry'icyongereza ariko arubwira ngo nigendere ntaje kugira ikintu cy'ingorane ndagenda mbucyaba intambara ngo abintambara barampamagaye tabara turashize ariko nari bitorero twatangiye ndagaruka ngo nshike ndabicaza ndababwira ngo ndaje kurwana nico kinguye mu Bugande nitumara gutsinda tukarangiza ndabasezeye mwikanza amavuta burya amavuta azayikangwa wikanza amavuta andiho nindangiza ndabasezeye kwa heri tutakutana mbinguni nono dutandukane neza kugira ngo tuzoza duhura dusabane dukundane ati sawa intambara tuyinjiyemo turayitsinze ngo tuyitsinde umunsi twayitsinze ndabahamagaye kwa heri mu rukundo ngo bucaramira ati se ntiwaje muri interiere ngo bari uza gukorera nti haleluya nama mfata njana muri interiere hataba urusengero ndashika ndatangira tugura ikibanza turubaka dushiramwe amakaro ngo turangize maze imyaka 8 ndamuhamagara umutima wanje urambe ngo hano ndarangije atoya ndakugira represent ndarangije tacari urya kandi nta kintu kirahinduka impano niyikomeye uzorinde ikintu gikomeretsa umuhamagaro nubona ikintu kigiye gukomeretsa umuhamagaro uhunge ikintu cy'umuhamagaro nico gikomeye umuntu yonga ifaranga akantwara nibindi ariko ndakore ku kintu kijanye n'umuhamagaro kabaza Imana ngo se niki ndagira twari ko twumvikana cyo mpaye mvuga ijwi ry'Imana ta hantu mba tagiye ku murongo w'Imana ubushize nabwiye apostle ndamubwira ndi ko numva kajwi ko kuva
ko ndakumva kandi umunsi kaje waheri tabyo gutinda oya tabyo gutinda nimara nsubire mbaze nje senje ushaka ko nkorera nimbwira ati nawe tangira noneho itorero ariko sinobona abayoboke nico cyane natumye ntinya cyane tabayoboke nobona pe nibwo bwoba nagize amahame nza numva ndamuyoboke ndabona ubukurikira yondi kwama bohunga byakozwe n'indumwe cumi sinoruhani koza ngo niko ndaje gutangira ni nico cyane byakozwe n'indumwe 12 umurongo wa 22 ibintu byo guhenda henda ngo niho ngo abantu ngo bataje ha ejo bundi nako nigisha ku cyumweru gishize mukirisi umwe ngo dusohoka arambwira hari ku cyumweru sinarimba mereye neza ariko mwarambira ngo bari kwavugana n'undi mu papa waramwe atugenda ubwira mudaheranwa nawe takaza avuga ibintu byose ngo yamabwira abantu nyabona agenda azozagabanya ace none se yagutumye atoye twarako tuganira ataramira ngo uyu munsi wa none mwaho twahuye n'intambara ikomeye tibyari bimeze neza nyine nariko mbigisha ijambo ryo kubahiriza umwanya igihe pagurutsa abakozi bose ndababaza muzamushika ukazisanga wewe baravuga hanyuma mu rusengero muzamushika ryari ndababwira ngo mbahaye 0 kuzogeza yesaje muhinduye mugashikira ku gihe niba muzamushikira ku gihe ku kazi muzatangirwa ubuhamya n'akazi n'imbere y'Imana tabanyakazi b'umurenge bazajayo n'umukuru w'umudugudu gwenda wihotora ijosi batangiye saa 4 na saa 2 naho kuraza ngo saa 3 iwawe se ta murongo bahana icyo sinzi uburyo kije mukirekere gutyo ibyakozwe n'intumwa 12:22 uzutekera abana icyayi saa 11 bakinywe saa 12 ntaco byo kwica ni mumara mwoge saa 12 cyangwa murare mwoze hari uzurarahinga uraye woze ndiwoza nguze gusenga ngo igihe cyo koga ngo igihe cyo kugira oga nijoro numara ubyo amashuka aracyafuye gusa ibintu bigutindiza nguza abandi bagije hagati ngo kuramya ngo baracaye baramya nduba mukuramya wewe tibikureba ako karaciyemo soma nga ibyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 22 abantu barasakuza bati yemwe nono si ijwi ry'Imana noneho ijwi ry'Imana si iry'umuntu noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu sibyo niko ameze aho ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya kuko adahaye Imana icyubahiro icara Herode mbabwire ukumuze mubona ikintu cyatwishe ni mwebwe nibyo nzambwira abandi abafana ngo mfite abandi inyuma mfite abanje bawe hehe wabyaye waremye ko ari bo bazokwicisha ariko none igitangaza no kurwima icyo gihe bandumye muri interieur aho hari mu Burundi noneho twageze tukora inama mu majoro n'abarundi bakambwira batari ko kuraja muri interieur none senje atrikiri none se adwe none tugire gutatu uraje hiki mu mujyi kuraje kuva mu mujyi kapitali zifa kuvanwamwo sawa tukarara dusinye ko ari sawa kabareka turagenda batangajwe n'umunsi ku cyumweru represent avuga ngo mudaheranwa ngo agiye imuyinga ukamwe ngo tusokarambira ngo uri umuhemu ngo arya manama yose ngo twageze dukora ngo wawe tureba tuzi ko turi kumwe ndabwira ntari ko namwe muri abahemu kurya
igihe nahamagawe twari kumwe, igihe Imana yampamagaye twari kumwe batoya, umurongo wanje n'Imana murawuzi batoya, none ngiye gukora akazi hari kandi narakoze kweli, imuyinga narakoze, niyo hantu ubwenge bwanje n'umutima wanje wabaga gukunda abakristo, maze baranere ku munsi umwe. Herode abantu Herode ngo akubise ijambo, ngo akubite irindi, bati none si Herode mwoka byaramwe bati ni marayika wa Yesu Kristo ni wayuvuga, sema amen. Kandi nawe ngo arabyakira mu mutima. Shumba wacu n'umushumba umwiza cyo gituma nzambwira abakristo nihanukiriye, nzambabwira hatazagira uza kumenyera ngo pasiteri ngo ni mwiza, ngo mwiziki mwiza se ndagukorera je ndo umukozi wawe shaguhenda henda, ngo abantu bazambwira ngo ntuvuge ngo abantu batagenda bataje kwa shitani cyangwa jewe singira ikibazo cy'umukristo gusohoka, ngira ikibazo cy'umukristo usohotse akagwa. Ariko kumbwira nigeze gusezera abantu 20, abantu 20 bambwiye ngo bagiye gusohoka, mugiye gusohoka ati byagenze gutati ko turumva umutima, hari ahandi mwabonye urwura ati nimupfukame muzana mbasengere. Man, aba bantu bagiye mwivuga butumwa, niba bazananirwa nimba batazananirwa ni wowe uzabamenya n'akazi kabo, bavuze ngo hano si sawa mugende neza. Kwa heri bandugu yangu haragenda, niho bageze baza twari hamwe, bageze bagenda bakagaruka bakaza kuturamutsa, naje nigeze kujayo kuza kubabwiriza seme bigeze ko murabona ko ari sawa, bati ni sawa, haleluya. Baza kugira bahati mbo umuyobozi nyina ari wasohotse arapfa, tubabira kwanda iyo umuyobozi apfuye ibintu bizabikwama, kundabwira nti mwihangane, timwari muzi ko azapfa, none dore ndacariho njewe mwimererwe neza. Uri harabizi Madame Pastor, twigeze gutunga abandi bakristo bari biruye mu rusengero barenga 100 ngo buce ngo Imana yababwiye ngo baze kwirubura iwacu, tugira ifete ibintu birakomera, urusengero razamuka, ngo aje kumara umwaka baragarutse bati Imana iratubwiye ngo dusohoke. No abacu bamererwa nabi, representaranga dukora amanama nabwira ngo kagira Imana murika abantu bagenda, murika abantu bakoze stati barayirangije, baje kutubwira stati yararangiye, none ziko murababuza bagende, kandi tugende tunabi bagende nabi, twakosanye mubariki tubasezere, tuzoje tukora igiterane tubasezere ku mugaragaro. Hakoze ubuntu byaryoshe, hakumvise abantu bazabapfa Kristo. Twakagombye gupfa Kristo nimba rukwagura ubwami bwi, intego nimba rukwagura ubwami bw'Imana, ivyo ndi twobipfa pe. Nico kintu ndagira nje singira ikibazo hariya. Abakristo bazakunda kumwe ngo abantu baje ngo none basohotse ngo bagiye ngo hariho umuntu umupastor ngo uri mu gutuma abantu ngo bamasohore, namwe nimuje gusohora abandi. Mwebwe aba bafite ubushobozi bwo kuza gusohora abo twazanye, abantu baje mu rusengero bafite izo mbaraga, mwebwe ntimufite imbaraga zo kuja kwasoma bareke bagende. Niba handa kintu baba hatora ta butumwa bitajanye n'inyungu zabo, kuri yani telefone agiye kwitaba murebe kurwara kuri ararwaye. Iya naca hariya ngo asohokerere, muzamubireka mureke biriya ntimugasubire, tagira umuntu uzosura gusoka ngo kwitaba telefone, kandi nta muntu ugiye kumuha ifaranga, ahubwo nyine zopfa gusohora umuntu kubera kamiliyoni 2 umuntu yopfa gusohoka naho shilingi 10. ese birumvikanye. Herode abantu baravuga ngo Herode nono ijwi Imana ngo Imana igira ifuhe, umunsi uzoshaka gutsimbura ngo ufate umwanya w'Imana uzobuye nisanganya. Nimubona ibi bintu, ibi bintu narabyize ariko sinari mbizi. Ejo bundi
nzanibaza aya mazi yavuye ninde wazanye amazi mu rusengero ngo abantu bazabayaho nayiki nayo kugira ibi ni byubahiro gusa batuzaniye kandi nimwe mwazanye amaji ari bumuzana ni muyahaba abantu bose ibo ndi bayakeneye ko mango abantu ndi bakeneye kunywa amazi ni muyabahe tuzanira ingorane gusa z'ibyubahiro nitumara ejo nitubakandagira ngo turabakandagira simwe mwazanye amazi ngo tunywa amazi se habaye iki n'igihe imbeho yabaye abantu bahwereye bakabona basehuye amazi ngo ngahe yawe ndanywa amazi muri iyi mbeho ibi ni bande ni mwebwe nimwe mubizana ngo turabayobozi turi bitanga nibyo ubundi icyubahiro ndicova kuri aya mazi icyubahiro kiva kubyo ko twitwara twebwe sema amen Moses Magembe yaravuze ngo yaratangaye ngo buryo umuntu yahaye avuga butumwa ngo umuntu yahaye avuga ubutumwa ngo abari connected n'Imana ngo abayahuye n'Imana ijuru n'Imana ngo tuba turi kumwe ngo azayoberwa buryo umuntu akata ngo akabanza agafata amazi akaza kunywa ngo akabona yamara kuyashira hasi ngo agasura agatangira uku ubanze gukupya Imana ko ariyo mwari ku murongo hamwe ubanza kuja kunywa amazi uku se nayo kirayanywa ngiye gusoza ku ijambo rya nyuma iminota ariko ndiko ndacungana nayo nimba ntibeshe ese turi kumwe sema amen shaka nza nkunda nsobanura ikintu umuntu abanza acunga ni irihe jwi riri mu kukubwira ni iry'Imana ibyo urimo ibyo uvuga amazi uko hano hariho abantu bigirira inyota yo kuyanywa mwobaza mwoyabaha yagotomera kiki gicupa banzani no ari n'icupa ryose uyu munsi ngari marayeme ariko nyine mama rabizi tama amazi kusana ngo ko baranzanira amazi hano nze kuyagira narabwe ndi nakari kahari Moses Magembe yagakuyeho ngo avuge nza mu bantu bazabakira ijambo iyo umuntu avuze ikintu gisha numva kinejeje nzangifata Moses Magembe yaravuze ndahumirwa tekereza tukibe Kongo uburyo umuntu yageze avuga ubutumwa mu giterane bakamburisha bari bavuga bakaza biruka bakaza bakagenda akamara amasaha abiri yavuga haba n'amazi ndibapfuye ibi ngibi byose bimbabwira ibi nibyo biri mu kuduha icyubahiro hariya ukabona n'abantu barwanira nawe ngo azanywa amazi himurgira ngo n'umucezo bazamuha amazi wazuza agenda pazirirwa yicaye ngo atanywa amazi muheze papa agotomereho usanga yifitiye n'akanyota njewe nzambabwira muze mubaza abantu bafite inyota mubaha amazi ko mwashatse kuyagura mubaha amazi bayanywa twese nta muntu uzanubahira kunywa amazi gusa oya azanubahira icyo ndico haleluya azanubahira icyo ndico nico ngaragaza nico nerekana n'uburyo nitwara n'ivyo mbaha n'ivyo bazanubahira haba n'ukundwaza ibitabo ntacyo bzohindura hari bo bitwara cyangwa ntibabitware ntacyo bintwara baje bakakira ibitabo bakabitwara sawa batabitwaye ntacyo bimbuye sinumvuga ngo bantu bansuzugwa ibitabo byanje nazanye ubundi nari nazije se mfite ubinikorerera sanga nyine mufata ibitabo hubuga tugezaho babikura hano murebe namwe ibitabo ngo baze babitora hangaha ngo babishira hangaha byukuri naniwe gukura ibitabo ngo mbishira ni mwebwe ngorane nimwe maze nitubajwigiriza muvuge ngo iki simwe muza mwabizanye mwabiretse nkabitora nkabizanye biricike kandi muzi cyo reka mbereke uburyo mpambihuzaga
Herode niko abantu bamugize ngo Herode si uvuze ngo havuze Imana. Hari ukunda abantu bokugira utabitoye ukabuhuye n'ingorane. Mugabo umwe yigeze kumbwira i Burundi ngo azoza ntwara mu modoka ngo nidusohoka namani ndireka manze nje kubisengera. Ndagenda ngaruke ndamureba mbona ko tuzokosana kandi imodoka ari yiwe. Zamuhamagara igihe adafite umwanya mubwire ngo ngwino namara kubera ko yabivuze aza ariko ababaye tuve turayifuye namani jewe ta modoka nzuza ngenda no kuguru kwanje kuzagaza igihe nibonera nintayibona nzangenda ndabizi. Arababara ndamwanga unushaka kubabare sinshaka uzuwo yatwaye uwacu wamwemere ngo amutware. Ndababwiye ingaruka zaje kuza hamwe n'inyama ndamahewe biriya modoka uri mu kujamo yihorere ngo ayihore ngo ari wamubwiye ngo azagutwara. Sawa tuzombwira amakuru ejo bundi mwuka ijwi ese ko birumvikana ijwi ry'Imana. Soreze kuri ijambo rya kabiri ibindi wenda turabivugana ku mugoroba ni nkabyo byiza ndagira ngo abantu Imana ikindi cya kabiri kiza gituma tutakora ubushake bw'Imana. Imana yaduhaye uburenganzira kwigenga amahitamo yo gukora icyo umuntu ashaka. Igituma tudasoza ubushake bw'Imana, Imana yaduhaye amahitamo uburenganzira ubushake bwo gukora icyo wumva. Kubera icyo kize gituma rero umuntu akora ibyo akora akagira ngo yakoze ibyo Imana ishaka nawe yakoze ibyo ashaka kubera ikuburenganzira. Ese ko birumvikana? Ngoma za mbere 21:10 21 ingoma ya mbere 21 umurongo wa 10 ugere ku 13. Ingoma ya mbere ibice 21 umurongo wa 10. Genda ubwire Dawidi uti Uwiteka avuze ati kuzaniye ibihano bitatu hitamo kimwe aba arico nguhanisha. Imana erega mudamukeza n'Imana Imana ariko ko murabona Dawidi yigeze gukora amafuti akora amafuti Imana irababarira mbwira ati okay ubwo rero namahitamo ya nido akubwiye ngo ukore biri wahisemo ubwo wahisemo ngiye kuguhitishamwe ibihano bitatu ndakwereka kugira ngo nza noroha jewe. Hari ibyo ushobora gukora ukagira ngo uri mu murongo ikaceceka izicece narayibonye izicece yaje kukugarukana umuriro w'Imana n'inyembabazi. Muzaje kubaza abo kwa Farawo buryo yamenaguye abandika bamara yamarika avangu ni bavuge ngo imbabazi zayo muzihora iteka ryose ngo ubwo yisha abana b'imfura bose sizazica imbabazi zayo yamerewe nabi. Imana iba ngusoma ibyo bihano mwumve namwe ngo amarega Dawidi ahitamo. Nuko Gadi asanga Dawidi aramubwira ati Uwiteka avuze ngo hitamo icyo ushaka ari uguterwa n'inzara imyaka itatu cyangwa kumarwaho n'ababisha bawe amezi atatu abakwica inkota zabo zikugeraho cyangwa se inkota y'Uwiteka iminsi itatu. Mwumvishe bitatu icya mbere iki inzara icya kabiri abanzi icya gatatu inkota y'Uwiteka. Mwumve ku buryo ko ndavuga Imana yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo. Hari umuririmbyi ari hitamo neza hitamo Yesu naho Satani we n'umubeshi icyo uzahitamo nikiza kiyorwa kandi uyobye gurikiza yamikure kagenda uzahura n'igikuta hari yagira uzabona kugaruka
Imana ndiyo kure kutarabo mu mutwe hari kandi ibintu yarabiteguye hari yarabivuze ngaye wumve neza ngo amare Dawudi avuga gute inkota y'Uwiteka iminsi 3 ariyo mugiga yatera mu gihugu na marayika w'Uwiteka akarimbura mu gihugu cya Isirayeli cyose nuko rero tekereza umbwire uko usubiza wantumye aho Dawidi abwira Gadi ati ndashobewe rwose ndashobewe iyo ni Imana ikubwiye gutyo ndashobewe Imana irakubwiye ngo ukuyahisemo ngo umfe abanzi banici aravuga ngo ndashobewe Imana iranshoboye kandi mwibuke ko Imana yari yavuze ngo yabonye umuntu umeze ngo umutima wayo uwo kandi Dawidi aravuga ati ndashobewe ese ubu ihinduye gutekera ngawe vuga chesa nayo reka nigwire mu maboko y'Imana kuko imbabazi zayo ari nyinshi cyane ne kugwa mu maboko y'abantu sema haleluya haleluya tongere haleluya amen Dawudi aravuga ati ibyo byose ko ari bihano ko ari bitatu ahubwo reka mbitemo kugwa mu maboko y'iki y'Imana hariho amagambo nkane nanditse aravuga ngo Imana ntawe itegeka kuyikunda ni amahitamo yawe ntawe Imana yoniga ngo ayikunde aya ushaka uyange nuyikunda ni amahitamo cyo ni kimwe icya kabiri Imana ntawe itegeka gufata umwanzuro w'ikintu icyo ari cyo cyose ni amahitamo yawe nta kindi Imana izagufatira umwanzuro haba na kimwe tacu ni amahitamo yawe ikindi icyo ari cyo cyose Imana iguha uburenganzira bwo gufata umwanzuro cya gatatu umwanzuro wo kuja mu ijuru no kutajayo ni amahitamo yawe wa muririmbyi yaririmbye ngo sinzira igira gute sinzira yoroshe igana mu ijuru niziririmwa amawa menshi nurikira Yesu akuyobora inzira ibikomeye azabyorosha inzira ija mu ijuru ndibyoroshe ni amahitamo yawe sema haleluya Imana irakubwira ngo ca muri iyi nzira nduca aha nduca ibumoso nduca iburyo reba gutya nubona bigoye vamo ni amahitamo yawe icyakana umwanzuro wo kwica no kwigira neza no kwigirira neza ni amahitamo yawe umwanzuro wo kwiyica ndimwibuka indirimbo muhando yaririmbye ngo sijiroge mwenyewe aho ibimbamo binyanduza bikangere ibimbamo binyanduza bikangere buriya muntu ngo yanteye umujinya yawuguteye he mu rushinge cyangwa nukubamo ngo yandakaje uburakari yabuzanya bugutereramo cyangwa bukurimo ibi kwanduza bikubamo tibiravamo bazubesha ngo kandi ngo niwe wabinteye ibi kiyo guteye konje atarabinteye bari amufite abana mu ndebe hano ko murareba abana namakosa nico mwajeho manze mu ndebe nimara mutahe muri kureba abana banyu takibazo bifite murebe nawe ndiko ndigisha nabo ko barareba abana mwega mwanzanye hano tamenyereye bene uyu mushumba nazo n'izindi ngorane ariko ni byiza ko n'urukundo timugira ngo none n'ibindi n'urukundo gusa rwo kwanga ko umuntu agenda
atumvise. Kandi niko Satani azagira. Yokubwira ngo urebe umwana kandi murabana murararana yamara kaguhuza. Kandi nanje ndabishaka. Imbe ntereye ubusa ijambo ry'Imana. Umutima mwiza, kwihangana, imbabazi bitubamo. Amen. Bitubamo. Bikoreshe. Reka gukoresha ibyo bindi. Ni amahitamo yawe. Kurakara ni amahitamo. Kubabarira ni amahitamo. Kuvuga neza ni amahitamo. Haleluya. Kwihangana ni amahitamo. Urukundo ni amahitamo. Imana yabidushizemo. Bibiliya ivuga Imana ni urukundo. Sema amen. None siyo nabugira ni. Ngo sinza mwumva neza. Kutamwumva neza kuri muri wewe. Niho kuri. Madamu umunsi umwe nigeze kubona azarakaye hamerewe nabi. Ese niki? Kwa yamerewe nabi. Niki wamerewe nabi? Tubwo burakare gakomerewa kuri muri wewe. Niki cyakumeresheje nabi? Ngo bamubwiye ngo ari umukristo wacu ngo wagiye mu muhanda ngo aza kubwira abantu ngo nza nambara nabi. Niko wavuze ati none cyo cyakumeresheje nabi ati uzubona nza nambara gute neza birarangiye. Kare wundi uzundeba ta wundi muntu ujejwe kwambara nabi umunsi uzomererwa nabi niwo munsi nzahindura. Utaramererwa nabi ukabona nambaye neza. Dukomeze tuje kwa Yesu. Ubundi se bavuga ngo nambaye neza kubera iki? Kubera urukundo se? Kubera ko uko nyine wababaye ngo bavuze none ngo mubwire urumva kuza kubwira umuntu ahagira ngo nanje ngo hari ukuntu mbyakira sanga ndi muzima biba birarangiye. Wewe kuzuzureba imyenda nambara imeze neza nuko nanje ndayizi nimara tukomeza urugendo ngo abantu bamvuze nabi. Ubundi se bajejwe kumvuga neza? Ninde wabatumye ngo baze bamvuga neza? Buriya abantu bakuvuga neza rimwe na rimwe babuze uko bakuvuga nabi. Mutazamavuga undi nabi. Ese ubundi yarareka kuvuga nabi kubera iki? Kwari byo yahisemo. Kurashaka kumuhitiramo. Kandi bazamavuga abandi nabi. Ubundi kumvuga nabi nibyo byiza. Buriya hari igihe umuntu akuvuga nabi akakubwira uyu nguyu atakuzi, akakubwira uyu atakuzi. Wabose abantu babiri bamenye mudaheranwa akakubwira uriya atakuzi. Si batatu, si bane. Umunsi bazamenya ko ari ikinyoma. Abantu bose bazabamenye kandi bavuye ngo haleluya. Publicité. Tukange ko bakuvuga. Bamuze baravuze ngo wanze kuvugwa yaheze hehe. Hanone. Kera naraje ndasura nange ngo simvugwa. Bigutese tibikunda. Tibyo kunda. Umwanzuro kwitwara neza no kwitwara nabi namahitamo yawe. Tukavuge ngo nibo batumye ngo ngira guta bande batumye ngira guta bande ninde ugutegetse umutima wa ninde uba muri wewe ko ari wewe wahisemo. Ushewe ngo wewe ndi ni wewe nyine. Kwitwara nabi bigukomokaho ubundi kubera iki tutiba. Niba umuntu akora iki ariko ndakora iki kubera iki yahisemo agahitamo nukuvuga ngo niki nimo muzamanza mureke Satani. Ubundi umuntu ya Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo tutaraje kuzumva. Soma ijambo rimwe dusoza. Imana ibafashe kuntega amatwi no kwihangana. Zaburi 119 n'umurongo wa 66. Ndabona hasigaye nk'iminota nka 10 gusa. Nibyo? Cyangwa yarenze? Nibyo? Nibyo. Reka dusoreze naka. Zaburi 119 n'umurongo wa 66. Akubiriza ivuga neza ye. Bibiliya iravuze ngo ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge kuko nizera amategeko yawe. Ujye unigisha guhitamo
Imana ngo nigisha ikintu nikiza imbere yawe reka guhubuka itonde witonde kurya bagize bavuga ngo itonde ngusomera witonde utuze utekereze numara ikibazo cyaje nurangiza utekereze ngo man pamahita koriki shize arabasore nashize ku mirimo bari muri komite ya coordination bashira reka mbareke guhitamo uzwanze uvuge ngo siki ngiye guhitamo nico ubu twari ko twe baduhaye amategeko ngo twige ama lisanse kuri theology nuko noneho birabakirisi nta mafaranga dufite none mushaka amafaranga turi babiri hari undi unungirije nashizeho ndababwira nti twige muri twe umwaje kwiga kugira ngo ejo batazaza bakadukura kandi nje kunkura ntaco bimbwiye ahubwo wabangiriye neza noneho rero kwirinda batadukura twembi ngo bazana undi mureke umwe yige ni mushaka amafaranga rero batanga amafaranga mubarangize umunsi rero tugiye kubabwira uzatangira n'abandi wacu ni uzatangira atese ni uzatangira biri ravuga ngo ntukishira imbere reka we atangire kandi je sinshaka ngo muzanigisha nziyigisha njenyine tafaranga zanyu ushaka tazarangiza ishuri mukaza muvuga ngo nitwe twamuhaye ifaranga sinzi shaka uyu niwe mwana mureke yige nasoza azafata umwanya wanje nanje nike ukunda ategereje ndarambiwe narangiza buryo nzama nja ku ishuri nanje ko ndashaka iyo nzaja kwigira nuko mwobona serutse hano kubanza undi imbere ushira undi imbere hani nibyo nzangira kenshi hari ibintu nzampima ubushize nari kumbwira Imana ntumbi faranga banze nubakira umuntu inzu sindubaka inzu banze nubakira umuntu akazu ngakubita kubite n'Imana tangira naje yanje mbona uburyo nzoza mbwira abantu hari ibintu nzanshaka ngo nkore nze kubibwira abantu nzigira umuntu akazu ka kumuriyoni mu Rwanda nindangiza nkagapanga neza tangire maze wumva uburyo nzasenyagura abantu busi novugaga ndarakora ikintu sinokivuga kandi sinabona ikintu ciza nkabene ico ikintu wakoze ukaza umenya gutunga abana intoki nabundi yagira utyo bavuga utuze we ubundi ibyawe bimeze gute uko dukunda Imana buke umwonke umwe yariko yubaka inzu none ngo arakize murabizi y'abantu babubaka inzu niko nza numva baza bagabanya imirire bakagabanya ibyayi bakagabanya nyine ibindi bintu bizabihindukaga haba yinjiye mu kintu gikomeye none ngo bucarigisha avuze ubutumwa avuze uburyo tuzaja mu ijuru avuga uburyo ibintu bizasigara arabivuza arabirangije ngo ashike mu rugo umwana aramubaje ateze papa wavuze ngo ibintu byose bizasigara ati ibi bintu byose bizasigara ku isati bizasigara atese n'iriyanzu twatubaka nkunda ati nayo izasigara none nimba izasigara watuburije icyayi waretse tukanywa icyayi nanone ko izasigara hako mwe iyo mwamubona uburyo twatwubaka amazu muzamubona tubibaka nk'abazaja mu ijuru iyo Bibiliya ivuga ngo tubibe mu bwami bw'Imana muzamubona umuntu yapfuye by'ukuri ubutunzi afite hano ku isi bungana n'uburi mu ijuru zatumye niga uko nkoze kose kuva mu 2013 niho nahishuriwe kwandika ibintu byose nkora buri mwaka mu buryo bwo gutanga menya kontabilite y'uburyo nakoze ifaranga zose natanze nafashije abantu ukuye amaturo ukuye ibyacumi ukuye n'ibintu ushobora gufasha ababyeyi nibyo bintu ntazambara ariko undi muntu uri hirya wese mubara nk'umuntu wundi iyo ntanze amafaranga nzanandika kuva mu 2013 nuvuga ngo kuva mu 2013 kuzageza mfuye ibyo bintu birazwi bazabivuga badakeka ngo mudaheranwa yakoze biranditse cyaka rero kuzakontabilize ibintu nzakora hano ngasiga bizasigara bisenyuka ku isi nibyo nabivye mu ijuru ndebe uburyo mbiringaniza sha gukora hano ku isi nagara mu ijuru ngahebura
nari mfite etage naja mu ijuru ngasanga se mfite nibyo kubaka inzu imwe bene yiciririse hasi byaba bimazike. Erega namahitamo n'ubushake. Sema amen. Kutanga ni wewe nabyumvise baba bivuga namahitamo yanyu mubareke utabitanga nareke ndambwira abantu ndawabwirira nabi kurigirira nabi ni wewe n'umuryango nabuzukuruza. Muze arabizi nigeze kumwira naramubwiye ngo inka zose natanze zose nazitanze kurya umuntu azatanga mu rusengero tanga iziturwa. Narabimubwiye tanga iziturwa abantu nayinga nabo nkiziha n'ubunyine ndakwitura ngo baranitura zamvuga nzitanze kwa Yesu. Byararangiye nk'abana narababwiye izanyu ni muzigaba ngo bazabiture birabareba nibari wo muco wacu ngo niwo muco wacu njewe ndambamva nzamubwira ndagufashije uzafasha abandi niwibuka abana banje uzabibuka nutabibuka uzabareke n'ubundi ntubajejwe nzayibibukira nje nyine cyangwa Imana. Niyo ni principe. Imana idufashe gusohoza ubushake bwayo. Twige kumenya ijwi ry'Imana. Ibyo twaye dukora turebe ko Imana ibirimo. Hanyuma ko yaduhayemo amahitamo yo guhitamo. Hitamo ibyiza. Hitamo gukorera Imana. Hitamo kumvira Imana. Hitamo gushika kare. Hitamo kuba mu materaniro. Hitamo kuvuga neza. Hitamo gukundana. Hitamo kubabarira. Hitamo kwihangana. Ibyo ni byingira kamaro. Ni ubushake Imana yarabiduhaye. Yabishize mu bushobozi bwacu no mu mbaraga. Hitamo gukunda abandi bantu bizakugirira akamaro. Imana ibafashe baheze umugisha. Amen.